Regio Maria, igitabo gisobanura Regio ya Maria. Gukomeza umutwe wa 17. Gukomeza umutwe wa 18. Uko inama ya Presidium ikorwa. Kuvuga Catena Regionis ni igihe cyagenwe kigeze bavuga Catena, bahagaze reba amasengesho ya Regio, bayivuga nko mu mwanya unyuze hagati y'umukono ushyirwa ku byakozwe mu nama iheruka n'iherezo ry'inama. Ubwo rero nk'inama imara isaha n'igice ari cyo gihe gisanzwe cyayo, Catena izavugwa hashize nk'isaha inama itangiye. Inyikirizo ivugwa na bose, umuyobozi wa roho cyangwa iyo adahari perezida akavuga intero za magnifikati yungikanya n'abaregio. Isengesho risoza rivugwa n'umuyobozi wa roho cyangwa perezida wenyine. Ntibakora ikimenyetso cy'umusaraba mbere ya Catena, igikorwa gusa ku ntero ya mbere ya magnifikati, roho yanjye. Nyuma ya Catena nabwo ntigikorwa. Muri Regio nta cyiza kiruta uko kuvugira Catena hamwe. Presidium iba mu byishimo cyangwa se ifite ibibazo, iryo sengesho riyimerera nk'akayaga ko mu ijuru kabumbatiye imibavu ya nyirukwitwa Risi na Roza, kazana amafu n'umunezero utagira ukusa. Ayo si amagambo asukuye gusa, ni ibintu abaregio bizihiye. Ikintera kwibanda kuri magnifikati nuko mbona bayisangamo icyemezo cy'ibanze cyerekeye nyina w'inema kurusha hari uko babigira ubusanzwe. Umubikira mutagatifu udasigana na Kristo nk'uko bizwi ku ndamutso ya marayika, atangaza ko ahagarariye inyoko muntu yose, ko ari mu masekuruza yose kandi akaba rwose hamwe nabe. Indirimbo ye ni y'ububyeyi butagatifu Bernard Opé, Le Mystère de Marie. Magnifikati ni isengesho rihebuje rya Bikira Mariya, rikaba n'indirimbo y'igihe bari bategereje ubucungurwe. Ni isangano ry'ibyishimo bya Isiraheli ya kera n'ibya Isiraheli nshya. Ni koko nk'uko mutagatifu Irene abisobanura, indirimbo ya Bikira Mariya igaragaramo ibyishimo bya Aburahamu wahimbajwe no kubona mu marengamara amaza ya Kristo. Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 8 umurongo wa 56 yumvikanyemo hakiri kare ijwi rya Kiliziya. Maria Lisi Kurutusi 18. Inyigisho alokutio. Iyo abanyamuryango bongeye kwicara, umuyobozi wa roho abagirira ikiganiro cy'inyigisho ngufi. Uretse igihe hari impamvu zidasanzwe, iyo nyigisho ibigizwe n'ibisobanuro by'ibyo basomye muri manuweli, kugira ngo abaregio barusheho kumenya inyigisho zose ziyikubiyemo. Abaregio bishimira cyane iyo nyigisho kuko ifite umwanya w'ibanze wo kubafasha kujya mbere mu butungane. Abashinzwe gusobanura iyo nyigisho iyo batayitayeho ngo bayikurikiza, barihemukira ubwabo kandi bagahemukira n'umuryango wose. Ni ngombwa ko bamenya binonoseye imiterere y'umuryango wabo. Koko rero kwiga igitabo cya Regio bigira uruhare runini muri ubwo bumenyi, ariko ntibigomba gusimbura ikiganiro cy'inyigisho alokusio. Hari abaregio bamwe bazamara gusoma bitonze 2 cyangwa 3 igitabo cya manuweli bakibwira ko bacyumvise, nyamara nabo bagisoma inshuro 10 cyangwa 20 ntabwo baba bageze ku ntego y'ubumenyi Regio Maria igamije. Abaregio bazayigeraho niba buri cyumweru na buri mwaka basobanurirwa mu magambo igitekerezo cyose gikubiye mu gitabo cyabo, kugeza ubwo bacyumva kandi bakakimenya ku buryo bunonosoye. Iyo umuyobozi wa roho adahari, perezida cyangwa undi muregio yihitiyemo agomba gutanga inyigisho yifashishije manuweli. Ni ngombwa kumvikanisha ko gusoma ibikubiye muri icyo gitabo gusa cyangwa indi nyandiko bidahagije kugira ngo bibe byasimbura inyigisho. Alokusio ntigomba kurenza iminota 5 cyangwa 6. Presidium irangwamo inyigisho inoze kandi iteguye neza, n'indi irangwa n'inyigisho iteguye nabi. Hari itandukaniro ryagereranywa n'iriri hagati y'umutwe w'ingabo urangwa no kumvira imyifatire n'imikorere iboneye n'undi mutwe urangwa n'akajagari. Kuva kera nibwiraga ko ubwo isi igenda irushaho kuba mbi, naho Imana tukaba twavuga ko itagifite
ububasha ku mitima y'abantu. Iyo Mana igenga byose ku neza ihora itegereje cyane rwose akabayoboke bayo b'indahemuka bayikorera ibintu bikomeye. Hari yashobora kuyikoranyiriza umutwe w'ingabo zikomeye, ariko igashaka nuko buri wese muri izo atsinda akaba intwara akayikunda, akayiyoboka kandi akayumvira muri byose. Iyaba twashoboraga byose, iyaba twashoboraga byonyine kwinjira muri urwo rubuga rw'abantu bitanga batizigama, yemeza ko nta ngabire yatugomwa, kugira ngo itwunganire kandi idufashe guteza imbere igikorwa cy'inkoramutima kitugeza ku butungane. Musenyeri Alfred O'Leary, vie du Père William Dole. Inyigisho irangiye abarejiyo bose bakora ikimenyetso cy'umusaraba, hanyuma bagakomeza kumva raporo y'ibyakozwe ubutumwa cyangwa bagakora ibindi biteganyijwe mu nama. Nibizwa amagambo y'umubyeyi wacu wabaye ay'umugore wakataraboneka, gusiga byari amatwara ya kamere ye. Yatangiraga kuvuga amagambo yagakurikirana nk'igisigo, ntiyeruraga kimwe n'abasizi. Lord, Notre-Dame dans le monde moderne. Kwakira imfashanyo mu ibanga. Iyi nyigisho irangiye bahera ko baka imfashanyo mu ibanga, abanyamuryango bose bayitanga uko bashoboye. Akamaro k'iyo mfashanyo ni ugufashanya mu bigurwa na Presidium, nayo kandi igafasha kuriya n'inama nkuru. Turabibutsa ko izo nama zidafite ubundi buryo bwo gukora imirimo yazo, iy'ubutegetsi no kogeza rejo butari ubwo zihabwa na za Presidia. Iyo mfashanyo niyo ugomba guhagarika inama. Abanyamuryango baherekanya agafuka, buri wese akagakoramo naho yaba ntacyo ashyiramo, ariko bagomba gushaka agafuka gatunganye ko kwakira imfashanyo y'abanyamuryango. Isaho cyangwa uruhago rw'impapuro ntibikwiye. Imfashanyo itangwa mu ibanga kuko Presidium ibona ari ngombwa kuringaniza abakungu n'abakene. Bityo rero ibanga rigomba kubahirizwa kandi buri munyamuryango ntagomba kubwira undi icyo yatanze. Byongeye kandi bose bagomba kumenya ko Presidium ibeshwaho, ndetse n'umuryango wose ukabeshwaho n'iyo mfashanyo buri munyamuryango atanga. Niyo mpamvu iyo mfashanyo itagomba gutangwa mu buryo bwo kurangiza umuhango gusa. Ntawe ugomba gutanga imfashanyo ya nyirarureshwa, ahubwo ni umwanya umunyamuryango ababonye wo kugira uruhare ku butumwa rusange bwa rejiyo ya Mariya. Bityo rero gutanga imfashanyo byongerera umunyamuryango umutima wita ku nshingano ze kandi ugira ubuntu. Imfashanyo buri munyamuryango atanga niyo itavugwa, naho umubare w'imfashanyo yose ushobora gutangazwa. Birumvikana kandi uko umubare ugomba kwandikwa no kuzavuga uko wakoreshejwe. Biragaragara ko Yezu yatekerezaga nyina Mariya igihe yashimagizaga ituro rya wa mupfakazi w'umukene utaratanze ituro rivuye mu by'ikirenga, ahubwo agatura ibyari bimutunze byose. Ivanjiri ya Luka umutwe wa 21 umurongo wa 3 kugera ku wa 4. Origine, histoire de la bienheureuse Vierge. Gusoza inama. Iyo biteganyijwe byose byakozwe, harimo no guha buri mureji umurimo azakora. Buri wese yahamagawe. Inama isozwa n'amasengesho asoza n'umugisha w'umusaserdoti. Inama ntigomba kurenza isaha n'igice. Ndababwira ukuri, niba babiri muri mwe bashyize hamwe ngo bagire icyo basaba, bagihabwa na Data uri mu ijuru. Niko ko iyo babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe mu izina ryanjye mba ndaho hagati yabo. Ivanjiri ya Mutagatifu Matayo umutwe wa 18 umurongo wa 19 kuva ku murongo wa 19 kugera ku wa 20. Umutwe wa 19. Inama n'umunyamuryango.